Okay, shuti bavandimwe abadukurikiye abatwumva n'abatubona mwese abateze amatwi ku televiziyo yacu Gideon Igisubizo TV twongeye kubasuhuza mwese. Turabwira ngo nimugire amahoro y'Imana kandi amahoro akomeze kubana namwe ibihe byose. Nk'uko mubibona imbere ya kamera zacu, nanone kuko ubusabe bwanyu bwa benshi agenda batwandikira, dufite umutumirwa iruhande rwacu kuboko kw'iburyo muramubona, ubushize twabanye nawe, uyu munsi rero yagarutse. Tutavuze byinshi rero turagira ngo duhere kuri message zimwe abantu bagiye batwandikira, harimo abakeneye gusengerwa, harimo n'abandi bashimiraga. Ntabwo turi busome zose, turagenda dusomaho nkeya bishoboka. Uyu aravuga ati Reverend Muhozi Gideon na Gatsinzi Joel Kwizera Peter, Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane, ibagure mu byo mukora kandi turi kumwe namwe. Yitwa Kibibi David. Kibibi, Imana iguhe umugisha kandi dire ngo twaragushubije muri message twarakwandikiye. Uyu aravuga ati Uwiteka abahe umugisha mwinshi, Ndayisabye Korodi niyo mazina ye. Uyu aravuga ati Imana yo mu ijuru ikomeze ibagurire imbago nk'uko yazaguriye iya Besi. Uyitwa Sharon Twinamasiko Masaka, ngira ngo ni Masaka ikabuga hariya simbizi. Uyu aravuga ati munsengere bakozi b'Imana kuko ndumva naracitse intege mu byo kwizera. Uyitwa Nyirambarushimana, Imana iguhe umugisha. Uyitwa Alex Mutesi muri London, ngira ngo ni mu Bwongereza ahangaha, nawe arashima kandi aravuga ati Imana ibakomereza amaboko, mukomeze uwo murimo mwiza mwatangiye, Imana izabashoboza. Yaravuga ati amen. Abangaba rero nabagiye batwandikira muri komenti, ni ubutumwa batwohereje. Dufite n'abandi bari kuri WhatsApp, ariko ubushize twari twabasomye ndetse bo twavuganye nabo turabasubiza kandi turabasengera. N'ubushize twarabasengeye kandi barashima amasengesho yanyu. Yoweri na Kwizera Peter twari tumufite ubushize kandi nawe tuzongera tumutumire nawe abane natwe. Rero abantu barashima kandi mukomereza aho ngaho, natwe turabashimiye nka Gideon Igisubizo TV uko tubahamagaye mukaza. Uyu munsi rero ntabwo turi buze gutinda muri byinshi. Yoweri ntabwo ari umushyitsi kuri izi mikoro zacu, nk'uko mubibona muramuzi n'ubuhamya bwe mwarabwumvise, kandi n'uyu munsi hari ibyo agiye kudusangiza. Turagira ngo rero tumwakire mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana imuhe umugisha, yararwaye ariko arihangana. Imana iguhe umugisha, wabaye intwari. Tugiye kumwakira, tubanze dusenge Imana, hanyuma tugezeho icyo Imana yashize ku mutima we. Jewe nta byinshi ndi buvuge, tugira ngo tumwakire atubwire ijambo ry'Imana, atubwire impamba yatuzaniye, hanyuma mwese mbifurije gufashwa. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment. Like yawe, subscribe yawe niyo nkunga ya mbere yo kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana. Mumbabarire, ari umuntu nari nibagiwe gushimira. Ubu mfite umuterankunga umwe, ni babiri cyangwa ni batatu. Uwa mbere ni Imana yanyoboye gutangiza iyi gahunda y'ivugabutumwa kuri online. Uwa kabiri ni umugore wanjye, uyu munsi niwe untera inkunga kugira ngo ngere hano muri studio, kuva aho dutuye niho nshoboza, ndetse no kugira ngo hagire igitangwa kugira ngo aya mashusho abagereho ameze neza cyane. Ni madamu unshoboza, nawe abifashijwemo n'Imana. Rero umuterankunga wa gatatu ni mwebwe inshuti zacu, mukora like, share, comment, subscribe, hanyuma kugira ngo tuzagere kuri byinshi. Kandi hari n'izindi ndoto dufite, hari n'ibindi bitekerezo dufite iyerekwa rigari, iyerekwa ry'abana bato. Turashaka kububakiraho cyano, nabyo mu bisengere abakunzi bacu. Turashaka gutangiza itetero ry'abana, ijwi ry'abana bato. Turashaka, twabasezanije ibiganiro by'umuryango,
ibyo nabyo mu gihe kitari icyakure nimukomeza kudushyigikira turi hafi kubigeraho. Turashaka gutangizaho nanone gahunda y'urubyiruko. Urubyiruko ese wakwizamura ute, wakwivana mu bukene ute kandi ugakizwa kandi ukabaho neza uko Imana ibishaka. Imana ntiyakuremeye ngo ube umukene, ntiyakuremeye ngo wifuze icyatumye uremwa. Hari icyo Imana yakuremeye, kubaho neza, roho nzima mu mubiri muzima. Imana iguha umugisha. Ngiye intego yacu ni ivugabutumwa ryuzuye, ivugabutumwa ryo mu buryo bw'umwuka, gukizwa ugakizwa neza kandi ku ruhande rw'umubiri nanone ukabaho neza utifuza icyatumye uba kuri iyi si, kandi umuntu wese arashoboye. Reka rero dusenge Imana, twakire mwene data atugezeho ijambo ry'Imana. Bana turagushimiye, wagize neza, ni ukuri wabanye natwe. Duhaguruka buri muntu wese, yowe yahaguruka Rwempasha, umaguruka Karangazi, kugira ngo duhurire hano muri uyu mujyi wa Nyagatare. Wabanye natwe ku binyabiziga, watubereye umushoferi, utugejeje hano amahoro. None nyakubahwa Imana, ndamusengeye nubwo yari afite intege nke z'umubiri, ariko wamukoresheje kugira ngo agere hano. Icyo wamuzaniye rero urakizi. Reka nyakubahwa Imana, ijambo ryawe ritaba ijambo rye nk'umuntu, ahubwo riba ijambo yatumwe nawe nyiri ijambo. Kandi abari buryumve bose Mwami ribahindure, ribasubizemo intege, abacitse intege, kandi abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Abavuye ku isoko y'agakiza basubire ku isoko, maze ubwami bwawe buze, ibyo ushaka byose bikorwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turakwakiriye mwene data Yoweri, Imana iguhe umugisha. Suhuza abakurikiye Gideon Igisubizo TV kandi ukomerezeho icyo Imana yashize ku mutima. Imana iguhe umugisha. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha wowe mugenzi wanjye ndetse waje kunyakira. Imana ikwishimire kandi ikomeze kudukoresha. Amen. Ndashimira abatwumva baduteze amatwi. Turakomeje tukagira ngo tubanze dusuzume izi mikoro zacu zose niba ziriho. Mwaka 89 Yesu araza afata ukuboko kwanjye ndushye, ndi umwana uragira inka, data nkunda, mama nkunda, ariko mfite agahinda mu mutima ko ntigeze niga. Numva bibabaje umutima, numva inka ntacyo zimariye. Niyo mpamvu mwumva ayo mazina azamo, nkafata inkimwe nkayita Imana, nkafata iyindi nkayita Yesu, nkafata amata y'inka zanjye nkayita Umwuka Wera. Ni Satani wari mu mutima wanjye, numva ibindi byose ari ubusa, icyo Satani ambwiye nkagikora. Uwo munsi ntajyaga mvuga, ntajyaga nseka. Yesu uca mu ishyano agakora igitangaza, aciye muri iryo shyano, aje mu mutima ndaseka, aje mu mutima ndavuga, aje mu mutima ndanezerwa. Nagira ngo nkubwire wowe unyumva, humura ibyo wahuye nabyo, humura ibyagukomerekeje umutima. Nta kibazo ufitanye na Yesu, ugifitanye na Satani, kuko Yesu ntabwo ajya yanga abantu, utwanga ni Satani. Ariko nagira ngo nkubwire, hari igihe ushobora kurarurira bugacya useka, hari n'igihe wakwirirwa urira, byanga bikunda ukarira, ukongera ukarira, ukongera ukarira. Ariko isaha imwe Yesu yabirindura igitare ugaseka. Yesu aje abirinduye igitare cyanjye, narasetse, nuzura umwuka, nuzura imbabazi. Ndi imbere yawe rero nkuhumuriza, nkubwira ibikomeye ko Yesu abihindura ibyoroshye, nkubwira ibikomeye ko Yesu abikuraho. Nanjye Yesu yakuyeho ibyari binkomereye umutima. Uyu munsi ndi umugabo wo kumuhamya, mfite abana, mfite umudamu, ndavuga ko Yesu ari igitare cyisungwa n'amahanga. Nagira ngo twige ijambo ry'Imana rihumuriza. Umutwe w'ijambo uratubwira guca mu bigeragezo, guca mu bikomeye, guca mu bikugoye, guca mu bigeragezo ugaca mu bantu. Yesu agakora igitangaza, icyari kiboshywe kikabohoka, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Umukozi w'Imana aradusomera muri Mariko 5:27. Ariko uyu munsi wowe unteze amatwi unyumva, utege ugutwi wumve icyo Imana igiye kuvugana nawe. Reka dusomere mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ni muri Mariko igice cya 5 umurongo wa 27. Amagambo aratubwira ati, yumvise ibya Yesu, araza ajya mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora ku myenda ye gusa ndakira.
uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Imana iguhe umugisha. Amena. Uyu mudamu nk'uko tubireba cyangwa nk'uko tubyumva n'abasoma Bibiliya abandusha no gusoma, ni uko iyo umuntu arwaye aba afite ikibazo. Iyo umuntu ababaye aba akeneye uwamukuraho umubabaro. Iyo umuntu aribwa aba akeneye uwamukuraho uburibwe. Iyo umuntu atonekara aba yifuza ko hatagira uwumutoneka. Uyu mugore yari afite ikibazo cy'indwara, arwaye amaze imyaka 12 ababaye, yarakoze ibishoboka byose, bagerageza kumufasha. Umugabo aramufasha niba yaramufite, abana baramufasha, abavandimwe baramubafasha, imiryango iramufasha, nawe arifasha, biranga. Nagira ngo nkubwire wowe unyumva, hari ibyo tujya twifasha bikananirwa, hari ibyo tujya twigeragereza bikananirwa, hari ibyo tujya tubona ko dushoboye biri imbere yacu byadushoboza bikananirwa, ariko ndenda kukubwiza ukuri kw'Imana, mu ijuru hari Imana itananirwa. Umugore yabuze icyo gukora n'abantu babuze icyo kumukorera, asigarana ikibazo cy'indwara, ababara. Wowe sinzi imyaka urwaye, urwara ukwezi kumwe ukumva birarangiye, warwara abiri ukumva birarangiye, warwara umwaka ukumva birarangiye. Yararwaye imyaka 10 ariko umunsi umwe yumva amagambo y'abantu. Nubwo yararwaye, yari afite ibibazo bibiri. Kimwe n'indwara yamubuzaga amahoro, icya kabiri ni amagambo y'abantu. Amagambo y'abantu nayo hari igihe bakuvuga nayo akakubera indi ndwara ya kabiri. Ushatse wavuga uti mbyumvise neza, yari afite indwara y'umubiri ariko yari afite n'indi ndwara y'amagambo, ibyo abantu bavuga. Urarwara abantu bakakuvuga, wakena abantu bakakuvuga, uko bakuvuga abakuvuga ibibi ukababara, bakuvuga ibyiza ukanezerwa. Ariko we kuko ijambo riratubwiye ngo yumvise ibya Yesu, ni ukuvuga ngo yari amaze iminsi yumva ibitari ibya Yesu. Nk'uko nawe ushobora kuba warahuye n'ikibazo runaka ukamara iminsi utumva ibya Yesu, wumva ibyo bakuvuga, wumva ibyo bakubeshyera, wumva ibyo bakurenganya, wumva ibyo ngibyo, ibyo ndi buvuge n'ibyo ntari buvuge. Ariko nawe nimvuga umutwe w'ijambo naguhaye, ibyo uhura nabyo urabizi iyi minsi, ibyo wahuye nabyo nubwo urabizi, n'ubu ibyo uri kumwe nabyo urabizi. Ariko umwanzuro ukwiriye kumva, ikigeragezo ufite urakizi, ariko umutwe uratubwira ngo aca mu bigeragezo asanga Yesu. Nendaga kukubwiza ukuri, ntabwo ibigeragezo bidukura kuri Yesu, ahubwo ibigeragezo bidushyira kuri Yesu. Iyo uhuye n'ibigeragezo ukava kuri Yesu, ikigeragezo uba ugiteye ingabo mu bitugu, uba ugihaye imbaraga. Ariko ikigeragezo iyo kije ugasanga Yesu, uba ugiciye intege. Uyu munsi rero nagira ngo nkugire inama yo guca intege ikigeragezo. Ni cyiza kigusanga, ni cyiza kikubabaza, nawe wirukanka usanga Yesu. Hanyuma uyu mudamu yumva ibyo abantu bavuga, abitega amatwi, biramubabaza. Nabyo bibindi ndwara ya kabiri, ndetse bamubwira ngo indwara ntuzayikira. Ujya ureba umuntu ararwara yahorota ngo washizeho. Iyo bamubwiye ngo washizeho uri n'umudamu wumva ushizeho, ariko iyo umuntu akubwiye ngo ndareba harimo akantu wari ugikomeye, nawe ujya kumva ukumva koko urakomeye kandi udakomeye. Uyu rero ntabwo yabonaga bamuhumuriza, yabonaga bamubwira ngo urapfa, urashize shaho, ntabwo uri bubeho. Reba imyaka umaze shaho urwaye, waranaboze, nta nubwo uri wo kujya mu bantu, ndetse urananuka. Reka mubwire abantu nibakubwira ngo uranuka, Imana irakubwira ngo humura, Imana irakubwira ngo urahumura, kuko Imana ntabwo iza kutunutsa, ahubwo iza kuduhumuriza. Nendaga kuguhumuriza wowe, ibyo wumva waburiye ku bantu Imana irabifite, irenda kubiguha. Imbaraga utaboneye ku bantu Imana irahari irazifite. Uyu mudamu umunsi umwe aca mu bantu, aca mu bamuvugaga, aca mu bamugiriye nabi, nk'uko Bibiliya bitubwira. Aca mu bamuvuze nabi, aca mu bamurenganyije, aca mu bamubeshyeye, aca mu bamushinganiye inzara, aca mu bantu. Ndakubwiye ngo ca mu bantu wa mugore we, ca mu bantu wa mugabo we, ca mu bantu wa mukobwa we, ca mu bantu wa musore we, ca mu camo. Numara gucamo imbaraga zirakuzaho. Ndenda kubwira navuze n'uyu mudamu, igihe Dawidi yacaga mu bantu, agaca muri bakuru be, agaca mu ngabo zari ku rugamba, agaca mu Bisiraheli bose bamugaye, bavuga ngo kariya n'akana, kariya n'akana. Ndenda kubwiza ukuri kw'Imana, iyo Dawidi ataza guca mu bantu ntabwo aba yarabaye umwami w'Abisiraheli. Iyo Dawidi ataza guca mu bantu ntabwo aba yarakijije Abisiraheli ngo bakureho igihanda Goliyati agice igihanga, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndenda kukubwiza ukuri,
ca mu bantu hari ibyo wavuganye n'Imana utavuganye n'abantu. Wa mugore hari ibyo wavuganye n'Imana utavuganye n'umugabo wawe. Wa mugabo hari ibyo wavuganye n'Imana utavuganye n'umugore wawe, kuko Imana ijya kukubwira ntiyatumye umugore wawe, ahubwo ijwi ryaraje rivugana nawe. Ca mu bantu wakira iby'Imana yakuvuzeho, ca mu bantu usingira iby'Imana igutegurira, ca mu bantu wakira amavuta y'Imana. Dawidi aciye mu bantu Imana ibibonye imusukaho amavuta, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nyiragira intama za data. Iyo idubu yazaga ikajya gucakira akana k'intama, narayirukankanaga nkayifata nkayivutagura, nkayaka akana k'intama, nkafata intare nkayifata urwasaya nkayisatura. Aravuga ubwo nishe kimwe muri izo nyamaswa ni nako nzicura Umufilisitiya utarakebwe. Uyu munsi uciye mu bantu bya bindi bigusatura wabisatura. Uyu munsi uciye mu bantu bya bindi bikwica wabyica. Uyu munsi uciye mu bantu wakwica ya dubu, wakwica ya ntare, wakwica bwa burwayi, wakwica cya kigeragezo. Nijoro narwaye, bucya ndwaye, bagenzi banjye bampamagaye ndababwira ngo ndarwaye, ariko ndavuga ngo ntabwo indwara iruta Imana. Ca mu burwayi ngeze hano Imana irangiza. Ca mu bantu usingira ukuboko kw'Imana. Ca mu bantu Imana ibone ko hari icyo wakoze. Ca mu bantu Imana irebe kwitanga kwawe, Imana igukorera igitangaza. Dawidi aciye mu bantu ahangura Goliyati, akuraho igisuzugura Abisiraheli, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwari ikigwari, uwo babonaga ko ari umwana, uwo bitaga umuhererezi, uwo bitaga ko adashoboye, bagiye kubona babona iyo saha arashoboye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amara imbaraga z'Imana uciye mu bantu ukora igitangaza. Umugore yokabaho aciye mu bantu akoze kuri Yesu gusa, kandi agira kwizera. Aravuga ngo niyo ntakora ku mubiri we, niyo nafata ukuboko kwe, niyo nafata ukuguru kwe, ariko nakora ku mwenda we gusa. Ashyiramo no kwizera. Reka nkubwire inshuti yanjye, shyiramo kwizera mu bibazo uhura nabyo, mu bibazo uhura nabyo shyiramo kwizera no kwihangana. Murabizi abadamu isoni mugira, yari afite ikibazo cyo bamuvuga, ariko yashyizemo no kwihangana, arahaguruka, kuko ishyano ryari rimuriho niwe ryari ririho. Umwaro wari umuriho yarawumvaga, uburibwe bwari bumurimo yarabyumvaga. Arabata ariko ubundi imyaka 12 ndibwa bamvuga ko mbayeho, reka umunsi umwe mugerageze. Reka mwinginge inshuti yanjye, gerageza isaha imwe rero igitangaza Imana igukorera. Ihanganeho gato, uvuga uti ndihanganye ndizeye, ubwire ikigerageza ati ikigeragezo mu izina rya Yesu ngiye guca mu bantu, ngiye guca mu bigeragezo, ngiye guca mu burwayi, ngiye guca mu bugumba, ngiye guca mu gupfusha, ngiye guca mu kwanga, ngiye guca mu umva, ngiye kubicamo, mbicamo, nakire kwizera, nakire izindi mbaraga, nakire ayandi mavuta. Aca mu bantu akora ku mwenda wa Yesu. Akoze ku mwenda wa Yesu imbaraga ziramanuka, akoze ku mwenda wa Yesu imbabazi ziramanuka, akoze ku mwenda wa Yesu igitangaza kiramanuka, akoze ku mwenda wa Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo ryashyano akira cya cyago, ngo isoko y'amaraso irakama. Reka nkubwire inshuti yanjye, ca mu bantu isoko y'amaraso ikamere, ca mu bantu ibigeragezo bikamere, ca mu bantu uburwayi bukamere, ca mu bantu ukore ku mwenda wa Yesu, ca mu bantu erega bamwe mufite amafaranga nayo yakubujije guca kuyacamo ngo ugere kuri Yesu, abandi mufite ubukene urabwitwaza ukavuga ngo ntabwo nawucamo ngo ugere kuri Yesu, ariko urabucamo ukore kuri Yesu igitangaza gikoreke. Aciye mu bantu atasekaga uwo munsi araseka, aciye mu bantu yanukaga uwo munsi arahumura, aciye mu bigeragezo abicamo ku mugaragaro bamureba, maze bakagira Imana. Yesu ngo iyo agiye kumva yumva hari imbaraga zimugabanyutseho, ngo yumvise imbaraga zimugabanyutseho, Yesu amenya ko hari uwumukozeho, kandi abantu ntabwo bigeze babibona, bari kumwe nabo ba Petero n'abandi. Maze reka nkubwire, Imana izagukorera ikintu abandi ntibabimenye, ubimenyaneho na Yesu. Kandi n'ubu nkubwire wowe nyuma, hari icyo Imana yagukoreye uzi abandi batazi, hari icyo Imana yagukoreye urakira, iryo banga ribi. Arabanganyijemo amaso ngo Yesu abareba, arababaza ati ninde unkozeho? Avuze ngo ninde unkozeho? Iyo mbivuze numva naguruka. Icyampa ugakora kuri Yesu wandayiwe, wakoze kuba gusambanya bakubuza, ariko icyampa ugakora kuri Yesu, icyampa ugakora kuri Yesu iminota, maze yokabaho akora kuri Yesu. Amukozeho, Yesu ati ninde unkozeho? Abandi bati nawe, abantu barakubyiga, abantu ni benshi, nawe uravuga ngo ninde ugukozeho? Ati we hari uwunkozeho.
bamugezeho maze ngo barangagije n'amaso umugore agira ubwoba. Yemwe abatagira ubwoba mwe, yemwe basambana ntimugire ubwoba, yewe wiba ntugire ubwoba, yewe wangana ntugire ubwoba. Icyampa uyu munsi ukagira ubwoba ukavuga utari kugihe natangiriye ibi bintu uko ari bibi, maze wagize ubwoba aza yiruka akubita imbere ya Yesu ibipfukamizo aramubwira ati ni njyewe. Amubwiza ukuri, reka mubwiza ukuri kw'Imana. Icyampa uyu munsi ukemera ukavuga ukuri, icyampa iyi saha ukavuga ukuri, icyampa uyu mwanya ukemera ukavuga ukuri, ukikubita imbere ya Yesu. Abantu mumenyereye ubutumwa bababwira ngo Yesu arabica, ngo Imana irica. Imana yiza kwica ntabwo mba nkiriho, nawe ntabwo uba ukiriho. Ntabwo Imana yica, ni Imana itica, ni Imana izura, ni Imana ihembura, ni Imana ibabarira. Barakubeshya, ntabwo Imana yica. Yiba yica barahereye kuri uwo mugore. Arangije Yesu aramubwira ati humura mwana wanjye, uyu munsi ndenda kukubwira nawe uri umwana w'Imana. Imana iragukunda, Imana iragushaka, Imana iragukunda. Niyo mpamvu utapfuye, niyo mpamvu wakoze bya bintu ukaba ukiriho. Arangije yuzura izindi mbaraga, arangije yuzura amahoro. Aramubwira ati genda ubeho. Nendaga kukubwira uyu mugoroba, Imana irakubwiye ngo genda ubeho. Kira cya cyago cyawe ubeho, kira bwa businzi bwawe ubeho, kira bya bibazo ubeho, cyo mu byo bakuvuza ubeho. Reka mubwize ukuri kw'Imana. Banza utekereze, urebe imyaka umaze, urebe ibyo wahuye nabyo, urebe ibyo wanyuzemo, urebe ibyakubabaje, urebe ibyagukuye umutima, ariko Imana yawe yabanye nawe. Reba humura, reka kureba iby'abantu, reba ibya Yesu. Naramurebye mbona ukuboko kwa Yesu kunkorera igitangaza. Nenda kukubwiza ukuri, nukorera Imana nk'Imana izatuma utagera mu bibazo, uzagwa. Nongere mbibabwiza ukuri, abanyumva mu nyumve neza. Nukorera Imana nk'Imana izatuma utagera mu kibazo, mu kigeragezo, mu byago, uzagwa. Imana yemeye ko umwana wayo agera mu bibazo, agera mu bigeragezo, agera no mu rupfu. Baranamuhamba amanuka ikuzimu. Kuki se yabyemeye? Imana ntabwo ari Imana idatuma tugera mu bibazo, ahubwo ni Imana itunyuza mu bibazo. Imana ikunyuza mu bibazo, ikakongerera imbaraga, igasubiza intege mu bugingo bwawe, ikagukorera igitangaza. Ukwezi kukabanura, igitangaza kigakoreka, imbaraga zikaza. Imana ishinzwe, Imana icyo ishinzwe ni ukugukomeza. Nimwibuke abagabo batatu bari mu itanura ry'umuriro. Kuki se Imana yemeye ko bajya? Reka tubanze turebe. Hari igihe uvuga ngo abantu bakakubwira ngo ni n'ibyaha byawe bitumye ibigeragezo bikujyaho. Reka mubwize ukuri, iyo usomye ijambo ry'Imana y'abanga bo nkunda ndabagerageza. Reka mubwize ukuri kw'Imana, iyo warangije gukizwa nibwo ugeragezwa. Kuko ijambo ry'abanga yemwe ingabo za Yesu, nimuze tujye mu ntambara. Turi ingabo za Yesu, ntabwo turi abasuviri mu byumve. Turi ingabo za Yesu, kandi ingabo zose ntizitinya urugamba. Mujye mureba n'ingabo z'isi, ntabwo zitinya urugamba. Twebwe urugamba rwacu abizera Imana ni ibigeragezo, ni uburwayi, ni amakuba. Iyo Imana rero ikwemeje ikakunyuza mu kigeragezo, usohokamo umeze nk'icyuma gisohotse mu muriro. Ntabwo bagicura batakinyujije mu muriro. Reka Imana ikunyuze muri uwo muriro, uzavamo wahindutse ikindi cyuma, uhindurirwa izina. Ndenda kukubwiza ukuri, Imana yemera ko abagabo batatu bajya mu itanura ry'umuriro. Reka mubwize ukuri, ijambo bavuze ryiza. Babwiye umugabo ngo Imana dukorera ibasha kudukiza ukuboko kwawe. Ibasha no kudukiza itanura ry'umuriro ugurumana. Ariko Nyagasani naho itabikora, noneho habe gupfukamira ikigirwamana cyawe, habe no kukiramya. Reka mbabwire mwabarokore banyumva mwe, mera n'abo bagabo batatu. Ongera izindi mbaraga uzinjiremo. Naho warwara, naho Imana yagukiza indwara, reka nkubwire uriho uzapfa. N'ubundi iyo ndwara urwaye nita kwica ukayikira, ariko n'ubundi uzapfa. Nicyo bashatse kuvuga bariya bagabo batatu. Bati Imana dukorera ibasha kudukiza ukuboko kwawe, ibasha kudukiza itanura ry'umuriro. Naho itabikora habe gupfukamira ikigirwamana cyawe. Nibukate neza zibiranwa n'uburakari, arakara asanga ikigirwamana cye. Abagabo batatu barakara basanga Imana yabo. Baravuga bati rero ubu hagiye kumanuka imbaraga z'abagabo batatu, z'abagabo babiri, hanyuma basekurane, hanyuma ingabo ziri butsindwe ziragaragara.
ndenda kukubwira uyu mugoroba, uyu mwanya wowe urimo kunyumva, hagarara mu kirenge cyawe, uhagarare ku maguru yombi, uvuge ngo narwara ndi umurokore, nageragezwa ndi umurokore, nahura n'ibigeragezo ndi umurokore, byakomera ndi umurokore. Birangije ngo amenyegeze itanura ry'umuriro. Igihe wakuramanaga baraterura babonagamo ibirimi by'umuriro, bifata babonazemo bikubitaho barapfa. Nibuka ndi neza ararunguruka, twanaza abagabo 3 mu itanura ry'umuriro, ndabona abagabo 4 bagenda mu itanura ry'umuriro ugurumana, ariko uwa 4 afite ishusho y'umwana w'Imana. Reka mubwire inshuti yanjye, hari ishusho y'umwana w'Imana. Hari umuntu wa 4 uri mu itanura, hari umuntu wa 4 uri mu kigeragezo, hari umuntu wa 4 wagutanzemo, yatabatangamo baba barahiye. Hari umuntu wa 4 wagutanze mu kigeragezo, niyo mpamvu uriho. Nendaga kuguhumuriza, humura, ubwo ufite umuntu wa 4 uratabarwa, ubwo ufite umuntu wa 4 arakunyuza mu itanura, ubwo ufite umuntu wa 4 arakunyuza mu muriro ugurumana. Somera umurongo umwe soza. Itangiriro 10 Itangiriro 19 16. Umuntu wa 4 umugumeho. 19:16 haravuga ngo maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe. Ntabwo nzi ibintu zaririyemo. Komeza. Nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'umudugudu. Bamaze kubasohoramo kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga ugapfa, hagararaho. Nendaga kubabwira, aba bagabo bajya muri uwo mudugudu, basangamo wari ugiye kwiyahura, basangamo wari ugiye kwicwa n'urumogi, basangamo wari ugiye kwicwa n'urwango, basangamo wari ugiye kwicwa n'umujinya, basangamo wari ugiye kwicwa n'inzoga. Barangije bamufata ukuboko. Reka mubwize ukuri, turimo turagufata ukuboko, turimo turaguhumuriza, n'ay'abakobwa bawe, n'ayo umudamu wawe, wa mukobwa we tugufashe ukuboko, wa mugabo we tugufashe ukuboko, turagusohora muri uwo mudugudu. Ntabwo nzi umudugudu urimo ukuntu umeze, ntabwo nzi ibintu urimo uko bimeze, ntabwo nzi agakuba urimo ukuntu urimo gukora, ntabwo nzi ibyaba urimo, ariko nendaga kukubwira, hunga udapfa. Amubabarira aramubwira ngo hunga udapfa. Uyu munsi Imana yakubabarira, niyo mpamvu urimo kutwumva. Ubundi niwajya kutwumva none urimo uratwumva, ariko umwe arababwira ati hunga udapfa. Nendaga kukubwira, wa mugore we hunga udapfa, wa mugabo we hunga udapfa, wa murwanyi we hunga udapfa, wa musinzi we hunga udapfa. Nagira ngo nkubwize ukuri, hunga icyaha, hunga uwo mujinya, hunga iyo nabi, hunga urwo rwango, hunga ayo matiku, hunga. Nanjye narabihunze, natwe turaha twarabihunze, turi abagabo bo kubihamiriza. Amaraso yose yaradukijije. Reka dusenge Imana mu mbabarire, ariko nakwinginga ngo uyu mugoroba wizere Imana tugiye gusenga, uzane imitwaro yawe yose kuri Yesu, ariko uhunga icyaha, usanga Yesu agukorera igitangaza. Imana yo kubahwa, Imana y'icyubahiro, Imana y'imbabazi, Imana itibagirwa, umwana w'intama w'Imana, Yesu w'i Nazareti. Turaguhamagaye nyakubahwa, duhamagaye imbaraga ziruta izindi mbaraga, duhamagaye imbabazi ziruta izindi mbaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Twingingiye abanyarwanda, twingingiye abagabo, twingingiye abadamu, twingingiye abasore, twingingiye mwami Imana abakobwa, twingingiye abayobozi b'igihugu, twingingiye abayobozi b'itorero, twingingiye Mana Data buri muntu wese. Dusengeye abarwayi, dusengeye abatwite, dusengeye abashomeri, dusengeye abasinzi, dusengeye abajura, dusengeye abarwanyi, dusengeye abangana, dusengeye abatongana, dusengeye amago asenyutse, dusengeye imiryango yangana. Mu izina rya Yesu ndategeka imbaraga z'umwuka mubi, ndategeka imizimu, ndategeka abadayimoni, ndacagagura amarembo y'ikuzimu, ndamena amabanga y'abadayimoni, ndabangamira umwuka mubi. Mu izina rya Yesu turabaha imbaraga zibaboshye, turabaha imbaraga zibarwanya, turabaha imbaraga zisenya amago. Twakiriye umwuka wera, dusengera iki cyorezo Mana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana itananirwa. Abayobozi barimo barakora ibishoboka byose, ntako batagize, ibyo bashoboye gukora barabikoze. Ari Yesu w'i Nazareti niwe
wakora igitangaza, niwe wakora bigakoreka, niwe waca mu ishyano ugakora igitangaza, niwe wakura iki cyorezo ku isi hose, niwe wakumva abarira n'abataka ukadutabara ukatugirira neza. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze kubikoze. Komeza ubane natwe, komeza utugirire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane mwene data. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro iguha umugisha mwinshi cyane. Yakoze twababwira tuti nimwakire neza ijambo ry'Imana, ijambo rikomeye cyane. Nyamuneka wowe utwumva, wowe utureba, hunga udapfa. Turi mu gihe cyo guhunga, turi mu gihe cyo guhunga icyaha, turi mu gihe cyo guhunga urupfu. Hunga udapfa niryo jambo ashorejeho rivuga ngo hunga udapfa. Nawe uzi ibikwiruka inyuma, nawe uzi ibigufashe, nawe uzi ibikurwanya, nawe uzi ibikubuza umutekano n'amahoro. Uyu munsi rero ni amahitamo yawe kugira ngo uhunge udapfa. Uhungire ku musozi w'Imana, uhungire ku musozi w'Uwiteka, uhungire mu mabaya y'Uwiteka. Hunga udapfa, uhunge ibikurwanya n'ibikugerageza. Kandi twabonye uyu mugore wari umaze imyaka 12 arwaye, kandi yararwaye uburwayi bukomeye cyane, uburwayi bwo mu mihango bukomeye cyane. Imyaka 12 abantu bose baramuhunze, baramukitseho, inshuti zaragiye, ibintu byose byarakitse, amafaranga yarabare mu bapfumu n'abaganga batandukanye aho kugira ngo akire akiyongera. Ariko igihe kimwe wagirirwa imbabazi, yumva Yesu kwaje, maze ngo aribwira mu mutima we ati ibindi byose byarananiwe, ibindi byose byarananiranye, kwa muganga byarananiranye, imiti yose nta miti ntabonye, byarananiranye, ariko wagerageza irya nyuma nkareba ku Imana yankorera ibitangaza. Maze ngo acya mu bantu, aca mu bamuvugaga, aca mu bigeragezo, aca mu bishuko, aca mu ntonganya, aca muri ibyo byose, maze ngo akora ku mwenda wa Yesu, akora ku ikanzu ya Yesu. Yesu ntabwo yaramuzi, Yesu ntabwo yamurebaga, ariko uyu mugore mu kwizera kwe aravuga ati nkozeho nakira. Ngo ako kanya isoko y'amaraso irakama. Ngo Yesu yumva imbaraga zimushizemo zimuvuyemo, ngo arabaza ati ninde wankozeho? Petero na bagenzi be turabona abantu barakubyiga, nawe uribaza ngo ninde wagukozeho? Aravuga ati oya, hari uwankozeho. Ngo uwo mugore amenye icyo yakorewe, ngo azi imbere ya Yesu ahinda umushyitsi, ngo aramubwira ngo nije wagukozeho, nije wakuzaniye ibibazo byanjye, abandi barabinaniwe, nije wakuzaniye ibyanjye byose. Ngo Yesu aramureba amugirira imbabazi, ngo aramubwira ngo mwana wanjye humura, kwizera kwawe kuragukijije, igendera amahoro. Agenda isoko y'amaraso yakamye, yongera kubona inshuti, yongera kubona imiryango. Imana ikugirire neza, Imana ikongere guha inshuti, Imana yongere gusubize ku murongo. Icyubahiro kibi cy'Imana. Murakoze, turabashimiye. Umwami wacu abaho umugisha. Dukomeze twirinde covid, dukomeze dukurikiza amabwiriza, kandi Imana izadushoboza, Imana izadutsindira iki cyorezo. Turabashimiye rero kwa mudahwema kudukurikira. Abo twakwibagirwa nanone gushimira Vani udukorera ibi byose, akadufatira amashusho meza, akatwegurira ibintu bye byose tukabikoresha. Imana ijye imuha umugisha, kandi Imana ijye gukubira kenshi wohora kuri kamera, wohora utunganya mu byuma, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Turabasezeye, umwami wacu abagirire neza kandi abarinde. Naho utaha, bye bye. Murakoze.